Hello everyone, turabasuhuje mwese muri hamwe na Dr. Phone Seti Dum IT. Iyi ni episode ya 11 aho tugiye kurebera hamwe uko wakora tableau ukoresheje HTML. Rero gukora table ni ikintu abantu benshi batagiye basobanukirwa, ariko muri aka kanya nicyo ngiye kukwereka. Turafungura ahangaha. So ikintu ugomba kubanza kumenya nuko table zigirwa n'amoko atandukanye, ariko ndagerageza byibura kukwereka table z'uburyo bubiri. Niba utazi na table icyo ari cyo, ukurikirana iyi video irajya kugera ku musozo usobanukiwe. Uko mubireba rero, aha niho twagarukiye ubushize, none tugiye kongeramo icyo bita tableau. Reka wenda tuyishyire ahangaha. So ubwo tableau niyo tugiye kongeramo. Bwa mbere reka tubanze tuvuge iri jambo ngo heading 2, twandikemo how to how to build table using HTML. Uko wakora table ukoresheje HTML. Noneho dore icyambere dutangiza, turabanza tukande ahangaha, niturangiza twandikemo ijambo ngo table. Tujyane intambwe ku ntambwe ntuze gusigara. Reka dutangire ku ijambo style, ntagire usigara na gato kugira ngo ejo bundi atazabariza ibyo twariho. Cyambere dukeneye style irabiranga iriya table yacu. Noneho style reka tuyite ngo ni, reka duhere kuri head, cyangwa se reka twandike, ndashaka kujya mu bisobanukiro neza, turahera ku ijambo table. Ni ukwandika neza kandi mu manyuguti matoya table. Twongere twandikemo ijambo ngo TH, bisobanuye ngo table heading. Ubwo ni umutwe urabugize heading. Twongere twandikemo irindi jambo ngo ni TD. Iyi TD irasohoye ngo ni table data. Ubwo ni data, ni ibirandikwa muri ya tableau. Niturangiza dukore mu buryo bwa SSS, turakanda akangaka gutya, twandikemo iri jambo ngo, tujyane ntuze gusigara, twandikemo ijambo ngo, reka turebe, twandikemo iri jambo ngo borders. Border ubwo ni ibiraba bigabanyije tableau. Bigomba kuba ari size byibura ya 1 pixel uku nguku. Niturangiza twongere n'indi ngo solid. Reka turebe, tujyane ntuze gusigara na gato. Step by step. Aha uhitondere ntuze gusigara, uko usigaye ubwo usigaye. Wenda aha turashyiraho ibara, reka tuyigire blue. Turabanza dukureho aka solid. Ubwo tugiye kwerekana uko irabisa, reka tuyite white, umweru. Noneho icyo tukirangije, ariko se white ariye nitujya mu buryo buri buze kugorana, reka tuyigire byibura green, cyangwa se tuyigire umutuku, red, umutuku. Ubwo aha icyambere turakirangije. Noneho nabwiye ko ndabereka table z'ubwoko bubiri. Iyo ni style ya mbere turangije, ahandi turi buze kwibereka ari uko igihe cyabyo kigeze. Reka tuyihe byibura, ibindi turabiha nyuma. Reka manze mbereke y'ubwoko bwa mbere itari idashushanyije cyane. Iyi ni style yayo. Niturangiza dukanda twandike ngo table style.
table style no twandikemo ngo width, ubwo ni ubugari bwayo uko iraba ingana mu bugari. Ubugari reka tuvuge 100 pixel, kandi agapixel ntabwo agomba kubaho, turagira 100 uku nguku. Niturangiza tuze aha duhite tuhafunga uku nguku. Turangiza kuhafunga iyi table isizaho turayisubiza inyuma ho gatoya uku nguku. Ndayo mayibonye. Nubundi aha ngaha twongere tuwa scanning ga twongeremo akajambo ngo table, kugira ngo buri wese aze kubikurikirana kugira ngo utaza gusigara. Table mureko table yari isigaruka ariko iriya twamaze kuyishyirayo. Noneho ubwo turahita dukomeza aha ngaha. Niturangiza aha ngaha tugiye kwandikamo ibi bikurikira. Bwa mbere twamaze kureba ya magambo, twabonye th ariyo table head, tubonye na td table data. Turahita tubanza twandike iri jambo. Turandika iri jambo uku nguku, twandikemo ngo tl turifunge. Niturangiza tugira uku nguku twandikemo iri jambo ngo t-head niyo ibanza. Iyo t-head ihagarariye ibiraba bikuriye table, ya magambo usanga ari muri table hejuru, ni icyo ngicyo. Noneho reka tuvuge ngo, reka tuyite izina, tuvuge ngo students. Niturangiza tujye kuri tu. Ubundi urakomeza kuko ibyo turi mu murongo umwe wa mbere ubanza. Sorry nanditse binini kandi ntabwo tujye twandika binini. Aha ngaha niturangiza twandikemo irindi jambo ngo teachers. Navuze ko nshaka kubyandika mu buryo bunini kugira ngo muze gusobanukirwa icyo turi gukora iki. Teachers. Noneho dukeneye table ifite byibura impande enye, twandikemo ngo table heading, twandikemo irindi jambo ngo colleges. Ubwo ni amakoleji nyine. Nshaka dukora ifite ahantu byibura hane, twandikemo table heading, twandikemo ngo country, ibihugu, countries. Ubwo ni hari abanyeshuri, hari abarimu, hari n'ibihugu baturutsemo. Ariko kugira ngo bize kuba bimacinga neza sinzi, reka turebe ko kitsoke byose nta kibazo. Noneho ubwo ibi turabirangije, tubirangije ubwo iyo ni inzira ya mbere. Turaje turajya aha hepfo, twandikemo irindi jambo n'ubundi. Reka turebe n'ubundi turandikamo ka kajambo ka tr mu nyuguti ntoya, please. tr. Ubwo dufate indi nshinga kabiri, iyo ntabwo turayita th cyangwa turayita table data. Muri table data niho tugiye gushyira ibizakurikiraho kuri iriya mirongo. Ubwa mbere kabyibura umunyeshuri tumwite ngo James Andrew. Uwo ni umunyeshuri wa mbere, James Andrew. Tujyane ntagire uza gusigara. Noneho James Andrew umwarimu umwigisha, teacher, nawe irajyana n'ubundi muri table data. Nawe reka tumwite ngo yitwa Hakiza. Reka dukoreshe amazina y'icyongereza cyane, Joseph. Sorry, mistake. Joseph Peter. Joseph Peter, uwo ni umwarimu umwigisha.
noneho yiga kwihe college, reka tuyite ngo TD, nubundi ni TD, table data, tuvuge ngo yitwa kuri Stanford University, Stanford University, reka dukoreshe ijambo gusa Stanford. Namo mareba dufite ibintu bine: countries, country, igihugu, table data, ngo tugiye gushyiraho n'igihugu, tuvuge ngo ari muri USA, Amerika. Noneho ibyo tubirangije, ubwo uyu ni uwa mbere ubonetse, wenda ushobora gukoresha at least abanyeshuri batatu. Ubwo reka turebe step by step. So reka tujye kundi munyeshuri n'ubundi, nabwo turabanza n'ubundi TR, nta kubyibagirwa, ubyibagiwe tableau ntabwo yaza gukora. Reka nayo turangiza tuyigire uku nguku, twandikemo ngo table data, duce dukoresha muri table data dushyiremo muri table data, aho niho tugiye guhita dushyira umunyeshuri. Noneho tujyane intambwe ku ntambwe, reka tumwite Rodrick Aman. Umwarimu umwigisha, reka tumwite ngo ni none turabaza table data. Umwarimu reka tumwite ngo ni Seti Akiza. Noneho tujye hepfo twandike kuri college yigiraho, reka twite n'ubundi ni table data turakoresha. Reka tuvuge ngo yiga kuri college yitwa ngo ni Rwanda College, cyangwa se Uganda College. Noneho kirangiza twandike, twabonye ko ari bane, hari country igihugu, table data, n'ubundi twandike igihugu wenda akomokamo Australia. Ubwo uyu n'undi munyeshuri wa kabiri, ubwo ni tableau, uyu ni umutwe wa tableau, uyu ni uje tableau ya mbere, uyu ni wa kabiri. Reka tujye kuwa gatatu, nabwo ko ndabereka tableau z'uburyo bungahe bubiri. Ubundi turagaruka twandikemo ka kajambo TR. Iriya ni law, niyo yerekana se uko imirongo irabiciye muri tableau. Turangiye turashyiramo table data. Muri table data ya mbere kadushyiremo ngo uwo munyeshuri mureke tumwite ngo, iyaba urimo hafi ugahita umbwira izina rya akaba aryo nishyiriramo, reka tumwite Emmanuel. Aha ntabwo nshaka ko tuzakoresha inyuguti nini, bona nubwo nta mategeko abihana. Emmanuel Mbonye, okay. From Emmanuel Mbonye, ubukara na kari katuvangiye. Table data twandikemo ngo umwarimu umwigisha yitwa yemwe guhimba amazina ntabwo biba byoroshye, tumwite ngo Dafroz Henry. Noneho ubwo turamubonye. Table data, reka dushyiremo university yigaho, tuvuge ngo ni
Cameroon cyangwa se Chad, ubwo nyine turi guhimba Chad College. Noneho table data turashyiramo indi table data yitwa ngo table data country, niyo twabajijwe. Nanone country tuvuge ngo atuye muri India. Noneho ubwo abana abanyeshuri 1 2 3 dushyize muri table. Noneho ibyo ndagira ngo turabirangije, ndagira ngo duhite dusevinga turebe iyi tableau harazamo ibiki. Buri wese arebe neza ko nabwo ko turakora tableau z'uburyo bungahe bubiri. Save HTML training. Yes, ndagira mwayibonye file yacu iherereye kandi muranahazi kuko tumaze kuhavuga inshuro nyinshi n'izina ryayo. Reka turebe iriya tableau yaje imeze iti. Scrolling down yarana amasomo yandi twize, mwayibonye tableau yacu ngiyi, how to build table using HTML. Iyi ni table ndagira ngo mwamaze kuyireba ngiyi. Mwayibonye Joseph Peter Stratford what. Noneho iyi table ndagira ngo nubundi twongere tugire iki, tuyihindure. Iyi table muri kureba ndagira ngo duhite tuyihindura, tuyihe indi sura itandukanye n'iyi mureba. We are going to see second types of table, ariko mu buryo bwiza ndagira ngo byibura duhimbe indi file step by step, ntagire usigara. Reka duhimbe indi file kugira ngo buri wese asobanukirwe. Ni file text in, reka tuyite ngo table. Turabanza tuzangaha tujye muri save as, tuyishyire hano muri let me put in the music. Okay, then reka tuyite table HTML table now. Yes, table now. Okay, then icyo nakiberetse neza icyo tuba dukoze aho ngaho. How to build table, how to build table in HTML. So table yacu igiye kuza aha ngaha. Ngize ngo tuyikore yonyine nta kindi kintu biri hamwe birakibangamira. Heading I'm sorry. So ndagira ngo duhite dukopiya ibi ngibi twanditse twe kwigora. Turaza kuri aha ngaha HTML trainings, dukore copy kugira ngo bize koroha. Nanze kwirirwa twandika bushyashya kugira ngo video itaza kuba ndende. Copy from here, scroll down to the end of table is here, then copy table now. So nagira ngo mwabyitegereje neza, then paste. Iyo dupestinze ni bya bintu twakoraga, ngize ngo tubishyire ukwabyo nta kitubangamiye. Then tubanze mbone uko mbereka table z'uburyo butandukanye. Table. So turagaruka ngaha, check in music, remember here, then to Google. This is how to build table using HTML. Let me correct that. Using tujyane, ntabwo nshaka yuko hagira n'umwe uza gusigara. Using here ng. Okay, so ndagira ngo iyi ni table ya mbere, ariko ndagira ngo mbereke indi table itandukanye n'iyi ngiyi. Muraza kuyikunda, kanda uku nguku, maze gukanda turaza ngaha kuri aha turakanda ijambo ngo
background color. Let me check first, reka turebe tutarishyira atariho na muri style. Yes, turashyira background. No, turabanza ngo data table head, tandike ngo na table data, niturangiza dushyiremo ngo background. Aka kantu k'inyuma kaba kagomba kuvaho background, ko hari ntakuruka kundi kuba guhari. Background nagira ngo tujyane step by step. Table data, table what? Yes, please. Background color. So impamvu abidase bikunda nuko turi kwishyira aho idakwiye, nubango kujya hapa hivi. Uraza ahangaha manzi ushyireho ako kuruhuka gato like that. Nurangiza ugaruka hepfo wandikemo ijambo ngo table head. Tujyane intambwe ku ntambwe. Style, let me check. Yes, kara niko kaburagamo. No, uraza wandike table head. Wandike mu ijambo table data, then wandike mu ijambo background. Background color, reka tuyite iri bara ryiza hapa. None tugaruke ahangaha kuri ubwo ni background duhinduye gusa. Reka tubanze tuyisaving imbere kuko bisa, maze mbone kubereka n'indi tablet irimo akantu keza. Turakanda nguko like this, turangiza turebe ya file yacu, refresh. Turabanza twitegereze impamvu nta mpinduka batweretse table data, table head, then style. Turajya nangaha tuhakanda ijambo, twandikemo ngo border radius, twandike ngo 10 pixel. Tujyane intambwe ku ntambwe, niturangiza dusavinge. Save, then we come back there. Mwabonye ko tubonye impinduka, ntabwo buriya buntu bukiri uburongo bugize, ahubwo hajemo utuzero. Cyo bita background rero karo n'ubundi niyo nagira ngo tubanze nayo tugerageze kuyihindura mbereke. Turabanza tugire uko nguko, twongere twemeze ko nako nshaka kugira ngo tuhave gakunze. Background color ntabwo yari yafata, ariko dushaka iza gufata. Dukoreshe irindi bara, tuvuge ngo sky blue. So reka turebe impamvu ritari kuboneka, dukoreshe blue. Okay, aha dushyiremo aka kantu kagomba kubamo kugira ngo ubundi twita kitso mu Kinyarwanda like this, then save. Table data, refreshing. Mwabonye ko ahangaha byahindutse. So dushobora no kubikuhindura ugashyiramo irindi bara. Reka twikoreshe byanditse twari twashatse ko ryo rigaragara neza. Background color tite equal, shaka kabara keza sky blue ngiyi. Then tujye ahangaha naho iyi red dushaka twayikuramo tugashyiramo mauve cyangwa maroon. Ngiyi ni nziza. Then dusavinge, save. Then tugaruke tu refreshing. So mwabonye
how to build table using HTML. Mwareba ko iyi table ni nziza. Ikindi rero iya radius nishyizemo tutuzeru ushaka wadukuramo uko nguko. You can remove radius here. When you remove radius like this, remove radius, okay. Ubwo ndiyo mbereka ingeri zose kugira ngo ubusobanukiwe no kubaka taburo wifuza yari yose. Niyi nindi iyo mwabonye ko taburo zacu ni nziza kandi zimeze neza. So nashatse kugira ngo mbibereke ukwayo, ariko reka tugaruke n'ubundi mubirebere aha muri ya HTML yacu nkuko mwabonye, kugira ngo tujye tumenya aho twagarukiye naho dukomereza. Aho ugomba gushyira semicolons, tuvuge ngo ni tuyite ngo ni let kunguku, shyira semicolons like this. Niturangiza duhite tumanuka aha hepfo step by step, twandikemo ijambo table head, kandi twandikemo turuhuke dushyiremo akitso, twandikemo table data. Niturangiza dushyireho is quotes bracket. Ubwo aha dushyiremo background color, ite tuyita wenda ekwe ninga sky blue or what white kushaka ko nabibabwiye. No tujya hano kuri border radius 10 pixel. So ubwo ahangaha taburo yacu iba ari nziza cyane nkuko twabyifuje kurutaho. Nabanje kugira ngo bibereke ukwabyo atazagira umbwira ngo ntabwo yasobanukiwe. Reka tugaruke n'ubundi turebe ya table yacu quick access HTML training. Come back to Google, scroll down. Mwabonye ko uko isa how to build table using HTML. So ndagira ngo mwabonye ko ubu ni uburyo bwiza bwo kubaka table ukoresheje HTML. Urabona nubwo twavanzemo na CSS kuko ni ingenzi nayo zayiga. Iyi CSS ni idufasha kuba twahindura aya mabara. Nizere ko ubisobanukiwe neza. Rero turagushishikariza gukora subscribe kugira ngo uko dukomeza gukurikiza ibice bikurikiranye uzagisobanukirwa. Tuziga indimi nyinshi, ntabwo tuzigize gusa, tuziga na CSS, twiga na JavaScript na Java. So buhoro buhoro icyo usabwe no gukora subscribe, warangiza ukagicaringa iyi video bagenzi bawe, ubundi tukakwereka icyo gukora. Thank you for watching.